ngo uriya muntu si cana imwe yabivugiyeho yego si n'ebyiri uriya yabaye umusitari ahubwo njyewe ndashaka ko ibyo umbajije tuzamuzana kuri iyi kamera tukicarana hano akadusobanurira iryo jambo umbajije kuko njye mise nsubiza ngo ibintu ngo yakoze ngo ni ibiki njyewe nshobora kugwa mu ikosa. Ikintangaje ni kimwe ni ukuntu uvuze ngo uriya muntu ukaba umwise umuntu kandi yarivugiye ko ari umuzimu. Tubahaye ikaze inshuti zacu mudukurikira ku buzima mu mwami kuri iyi channel yanyu. Twongeye kubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye mwese, abari mu Bugande, abari mu Burundi, abadukurikiye muri Amerika, mwese muhabwe ikaze kuri channel yacu. Tutibagiwe abantu bari muri Kigali ndetse n'abari Cyangugu, muhahoze ari mu Rwanda rwiyo. Tubahaye ikaze rero nkuko mubibona kuri kamera zacu z'ubuzima mu mwami, turi kumwe n'abatumirwa twabatumiriye uyu munsi. Reka dutangire tubaha ikaze, karibu kuri channel yacu. Turabyishimiye cyane. Amen. 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 Mwatangira mwibwira rero abantu badukurikiye kugira ngo babamenye. Murakoze cyane. Ubuzima mu mwami turabasuhuje. Mwese abantu badukurikirana muri mu Rwanda, muri mu bihugu bitandukanye, ibi bihugu byacu byo ku mugabane wa Afrika turabasuhuje. By'umwihariko abakunzi b'ubuzima mu mwami. Tubahaye ikaze, turabahobereye abarundi yambi rwose, mugubwe neza badukurikiranira i Burundi. Nitwa rero Uwimana Claudine, ndi umubyeyi. Hanyuma Yesu anteye iteka kuza hano ku buzima mu mwami. Amen. Njyewe nitwa Felicien ufite amahoro, nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Uvuze Felicien ntago abantu bahita bakomeye. Njyewe ndi umuhanzi, ubundi reka wenda nivuge neza, ndi umuhanzi. Nagiye ndirimba indirimbo nyinshi zitandukanye, harimo iz'abantu benshi bagiye bamenya, harimo nk'indirimbo ivuga ngo ifi yawe ntawe uzayiroba. Wenda nimvuga gutyo barahita bamenya. Ntabwo bakumenya batumvisha. Reka tukaririmbeho ntacyo gatoya kugira ngo batumenye. Wirira ifi yawe ntawe uzayiroba, umugisha wawe nawo wagiye, uko uzabakura gutegereza. Nawe abarobyi baba benshi mu kiyaga, ifi yawe ntawe uzayiroba, ushyitse umutima mu nda. Amen. Mana yanjye, ifi yawe ntawe uzayiroba. Turahuye. Mana yari yarabivuze yari yarabitubwiye. Ubundi Imana ntabwo ibeshya. Imana ntibeshya, uko ni ukuri. Yajyaga imbwira ko izamuza n'abantu bakomeye. Ubu no kubona nicaranye n'umuntu ungana gutya byonyine ndabishimira Imana. Hanyuma Imana byose bihimbarizwe kuko ni urukundo rwayo. Hanyuma ahantu Yesu adukuye ni kuri. Ariko kandi reba ko mutwitwararika ngo tungana dutya. Ni neza y'Imana. Ni ubuntu bw'Imana. Uzi impamvu? Yego. Njyewe ubundi nari nzi ko abantu babyibushye batajya basonza. Urumva? Noneho nza gukora ubushakashatsi nsanga nabo burya barasonza. Naganiriye nabo, ariko ikintu mbakundira cyane, iyo ugendana n'umuntu ubyibushye nta muntu upfa kugusuzugura. Bo turi abantu nk'abandi, kandi uretse no gusonza baranarya. Buriya hari umuntu wajya gukunda kuvuga. Urumva? Hari umuntu wajya gukunda kuvuga ngo ngo nubwo mubona ngana gutya ngo ntago ndya ngo sinkunda kurya. Nukuri nta muntu w'imbyibuhira mu kintu ubaho. Ubu nakubwira ngo sindya, ntago ndimbyibuhira mu kintu pe, ndarya. Hari abantu ujya ubaza, wenda batwakiriye baduhaye ikaze, reka tuganire. Yego. Kandi tugize umugisha wo kubonana, naraguhize narakubuze. Imana ishimwe. Reka nkubaze ikibazo. Hari abantu bajya batubwira, wenda ukawamubaza uti rwose uti ndabona umeze neza, ndabona warabyibushye. Akakubwira ati ahubwo ndarya, ati oya ati ni umunezero. Oya ntago biriya bibaho. Ni ikinyoma nyine. Babatubeshya. Oya ni ikinyoma. Kurya umuntu ararya, ahubwo yenda urya ku rugero rwawe. Yego.
kuko jyewe aho Imana inkuye ubusa nakubwira nte kuko uri bibiro ntarya ni kure cyane iwabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu. ariko nkurikije ukuntu njya nkubona ushobora kuba waravuye kure. Bo turaza kubivugaho. Uretse ko nanjye biri mu bibazo najyaga nibaza, ndagira ngo tukiraha ubanze umfashe pe. Ni ikibazo nagiraga mu mutima wanjye nkibaza ngo ariko uyu muntu kuki yarinze ngo ifi yawe ntawe uzayiroba. N'abakunzi bacu badukurikiranye tutaza kuharenga ukambindikiranye, n'abakunzi bacu badukurikiranye bakunda iyicano ubuzima mu mwami nabo basobanukirwe. Nanjye numva amarangamutima yanjye ambwira kuri iyo fi. Wasobanura abakunzi bacu. Bo murakoze. Ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo njya kuyiririmba nayiririmbye nyihawe n'umwuka w'Imana. Yego. Ariko nanjye naje kugira ikibazo nkajya nibaza se ubundi koko ifi y'umuntu nta muntu uyiroba? N'abantu tukajya duhura bakanambira bati ibyo bintu wavuze buriya ni sawa. Hari n'umuntu wamfatiye mu rusengero maze kuyiririmba. Urusengero wenda sinduvuga kuri kamera ariko nabona kino kiganiro azahita nabimenya. Yamfatiye mu rusengero amfata mu izosi arakurura ngeza mu muryango arambaza ati koko ibintu uvuze wabisubiramo? Ntiye ifi yawe ntawe uzayiroba. Ubura umutwe tuvugane tureba. Ibintu uvugiye hara ku ruhimbi wabisubiramo? Yego. Ngira ubwoba. Ndavuga ni umuntu mfashe utinyutse kumfatira mu rusengero. Ubu ngubu yankiramo n'urushyi. Nubika umutwe ngira isoni arambwira ati we kubika umutwe wubure tuvugane turebana. Ndawubura murebye nsanga n'umukobwa washaje. Kandi yarasenze. Ndatekereza ndibaza se wa mugani uyu muntu umbajije gutya ubu ntatekereje ahari ko amafi ye bayarobye. Washaje ugushatse kuvuga wagumiwe. Washaje ni umukobwa washaje utabonye umugabo. Arambwira ati ibintu uvugiye ku ruhimbi wabisubiramo? None se nanjye nkubajije tukiraho ubwo iye ntago bari barayiroba? Niyo nicyo ngiye kukubwira ni noneho ngewe maze kugira ubwoba nahise numva ijwi rimbwira ngo mubwire ngo ikigore cyose naremye hari n'ikigabo cyacu. Ndabimubwira amubita inkoko atesobera mu rusengero ubuze icyo umbwira. Nsubirayo muri iyo minsi hahise hatera covid. Urabyibuka? Yego. Abari batuye hano mu mujyi wa Kigali twahise tujya muri guma mu rugo y'igihe kirekire. Naho kumbi muri iyo guma mu rugo Imana ihita ihagurutsa umuzungu i Burayi. Araza akajya aca mu bakobwa benshi urumva kuva i Burayi ukagera i Kigali ukagera hano ahantu havuze. Sibyo? Aho ngaho nyine. Imana ikamuyobora kuri wa mukobwa ushaje. Twebwe twavuye muri guma mu rugo umukobwa yaragiye na wa muzungu. Byaje kurangira naragize ubwoba bwo gusubira kuri iryo torero. Noneho barongera barampamagara nyine wabyumvishe ko n'umuhanzi. Barambwira bati ngwino wongere utubwire ko ifi yacu nta muntu uzayiroba. Nsubirayo ngezeyo umumama abafashe akaboko ndimo gusenga kwa kundi batwereka aho twicara. Aranyongorera ati mukozi w'Imana we atuze gukorera Imana atudafite ipfunwe. Mpita ntekereza wa wundi wamfashe mu izosi. Ndamubaza se kubera iki? Ati ndakubonye twebwe twasubiye mu rusengero hamaze imyaka 2. Ati ndakubonye mpita nibuka wa muntu wagufashe mu izosi. Ni wowe? Ati we ati ntago ari njyewe. Yego. None ati burya ati Imana yakoze igitangaza. Amen. Wa mukobwa wagufashe mu izosi Imana yamuhaye umugabo w'umuzungu ubu ntakiri muri Afurika ahubwo ari i Burayi. Amen. Noneho naririmbaga nkora n'amasiporo. Najya nkora amasiporo nkavuga Imana ubundi murayizi cyangwa ntabwo muyizi. Rero warumbajije ngo ifi koko nta muntu uyiroba? Ubwo biravuze ngo aho umuntu yagera hose ifi yiwe bikiri mu mazi. Yewe tata ureka uvumira itararenga. Rero abantu badukurikiranye ubwo ifi yawe nawe iracyarimo. Niba nta kintu Imana iraguha ubwo iracyarimo. Imana ishimwe. Ni ukuri kw'Imana ifi y'umuntu ntahige. Yego. Bo biri muri bimwe nibazaga igihe wanyandikiraga umbaza ku bintu bigendanye n'ibimenyetso nkoresha kwitwa mama bimenyetso. Hanyuma nanjye nyine urumva naricaye ndategura ndakubaza ngo ifi yawe ibyo bintu bisobanurwa gute. Ndatekereza ko n'abandi bantu bajyaga bagira ibyo bitekerezo murabyumva ko ifi yawe ntawe uzayiroba.
nawe urabyemeye se ko ntawe uzayiroba? yewe ndabyemeye ko n'ifi yanjye ntawe uzayiroba. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngushubije ku kibazo wambajije, mama bimenyetso nyine ni jyewe Uwimana Claudine, kuri YouTube ni mama bimenyetso. Ntekereza ko nahamagawe nyine ntumwe bitandukanye n'iby'abandi. Nyine nanjye icyo nicyo nashaka, kuko urabizi ko ibyo Yohana yakoraga sibyo Yeremiya yakoraga. Yeremiya uko yaje ntago ariko Yohana yaje. Umuntu wese yahamagawe azavuge. Yohana yaje ashyira akaruru ku munwa ati nimwihane ubwami bw'Imana buri hafi. Yeremiya yaje ahanura yitonze bakanamushyira no mu gikari cy'inzu y'imbohe akihangana. Hanyuma rero nanjye naje nahagurutse muri generation yanjye nkora ibintu mvuze nkanabikora ukabigaragaza. Yego, niba Imana imbwiye ngo muheke nzabaheka mu mugongo. Ubwo ejo uzambona no kuri kamera n'umwana mu mugongo nitwikiriye nikwije nshaka kukwigisha ko Imana iheka. Naho mama bimenyetso. Yego, hari aho nakubonye ufite igiti kiriho amashami, hari aho nakubonye supanete, ni ibintu byinshi nagiye nkubonaho. Imana impamisiyo bihwanye nuko igihe kigeze. Niki ishatse kuvuga ngo nimba warambonye muri supanete mu ishyamba, warakibonye kiriya kiganiro aho wambanye rero, buriya ntabwo jyewe njya kuvuga ibintu mpawe mu gitondo, biba byaje nijoro. Imana ikabanza ikampa plan y'uko bizagenda, uko bizakurikirana. Urabe izi mbaraga zijya mu shyamba nkabambamo supanete, nawe muri aba basirimu bacu reba. Ariko kandi nanone Uwiteka yavuze ninde utahanura? Kubera ko twumvira Imana cyane kuruta kumvira abantu. Ni nayo mpamvu rero icyo Imana ivuze tucyumva kabiri. Hariya nari nshatse kuvuga ngo uba mu rwihisho, Imana itubaka. Uba mu rwihisho rwisumba byose, azahama mu gicucu cyishobora byose. Hanyuma nkajya mvamo nkongera ngasubiramo. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho ni ibimenyetso kubaza. Imana iguha umugisha cyane. Amena. Imana iguha umugisha. Nagize umugisha rero wo kwicarana nawe cyangwa se wo kubonana nawe kuri iyi kamera. Yego, Imana ikumpera umugisha. Ndawakiriye. Hari ikintu nifuza rero. Hari abantu bagiye bampa ibyifuzo bitandukanye. Yego, bavuga kuri umunyamasengesho. Nanjye koko nabona ibiganiro ukora nkabona koko uri umunyamasengesho. Hari abantu badukurikiye hano bakeneye ko uri bubasengere, bakumva Imana. Hari abarwayi, hari abafite ibyifuzo bitandukanye. Uze gukora ibishoboka byose muri iki kiganiro turi kuganira, ntituze kumara iminota udashyizemo umwanya wo gusengera abo bantu. Yego, turabasengera, ariko kandi wibuke ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Tekereza ko kuri kamera ntago byarangiriraho. Hari abatakirira kuri kamera kubera n'umwanya muto tuba dufite, ariko uyu muntu ushobora kuba waranyumvise cyangwa se yarakunze iby'Imana yashyize muri jyewe, reka mbivuge gutyo, yarakunze iterana Imana yampaye, yaduhamagara mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo dufate umwanya uhagije wo gusenga. Kuko gusenga ntabwo ari igipimo bashyiramo umuntu gutya ngo gite cyerekana umuriro aho ugeze. Oya, ni ugucebura. Ni ugucebura, ni ugufata umwanya, ubahe nimero. Iyo yari inzira ya bugufi. Ariko na hano baba bakeneye isengesho, kuko hari abantu batazabona iyo nimero, hari abantu batazabasha, hari n'abatazakurikirana. Yego, ariko wenda yagera ku muntu ari afite telefone cyangwa se afite televiziyo akaba yabona iki kiganiro, iryo sengesho rikamugirira. Ndabasengera, nicyo kintu mpamagariwe pe. Yego, Imana rero iguha umugisha. Hanyuma twakwibaza ku bintu byinshi, ariko kandi nanone muri iyi minsi yashize hari ubwo nagize gutya ntera akajisho hariya nyine dukunda gukorera ibiganiro, mbona inkuru imwe. Wowe kandi ndabizi ko warambanjirije ifi yawe, ntabwo uri uw'ejo pe, uri uw'ejo. Ntera akajisho mbona umubyeyi umwe ngera arimo avuga ngo ndi umuzimu, kandi numva muzi yari umuhanuzi. Turimo turavuga ibyo guhanura, numva muzi yari umuhanuzi, yarigishaga ijambo ry'Imana. Bamwe bati ni ubusinzi, aba yanyweye yahaze amapirimusi. Hano naramwiboneye
si kuri cana imwe, yaba ku ijwi ry'abahanzi. Hari amacano menshi nagiye mubonaho avuga ngo ndi umuzimu, ndi umuzimu. Wowe biriya bintu nkamwe mwatubanjirije mubitekereza muti? Ese umuntu w'Imana arongera agahindukira akaba umuzimu? Yes, ni ukuvuga ngo uriya muntu si cana imwe yabivugiyeho, yego, si n'ebyiri. Uriya yabaye umusitari. Ahubwo njyewe ndashaka ko ibyo umbajije tuzamuzana kuri iyi kamera tukicarana hano akadusobanurira iryo jambo umbajije, kuko njye mise nsubiza ngo ibintu ngo yakoze ngo ni ibiki, njyewe nshobora kugwa mu ikosa. Ikintangaje ni kimwe, ni ukuntu uvuze ngo uriya muntu ukaba umwise umuntu kandi yarivugiye ko ari umuzimu. Kandi nawe wambajije wavuze uti mbere nge muzi ari umuntu, none ubu yabaye ngo umuzimu. Oya, twebwe tumenyereye ko umuntu aba umuzimu. Ntago nagukundira kuzanyicajanya n'umuzimu. Oya, ntacyo nazagutwara. Oya, ntago nakwicarana nawe, umugabane wanjye si wowe. Neze wabwirwa n'iyi wenda n'ubu nabwirwa n'iyi. muri gare murahura. Hari ibintu bibiri bibaho. Umuntu ashobora kwihana, yari umunyabyaha akaba umukiranutsi, ariko nta muzimu ushobora kwihanagarika kuba umuzima bw'umuntu. Nese tujya twumva se abantu bagiye kuzimu bakavayo. Ahubwo ubwo icyo agiyewe nabona hagati aho ngaho nabonamo se navaguti nabonamo nyine nabonamo kantu ukuntu karambitsemo, ariko ubundi se arazi uti ibyo mvuga si ibyo avuga. Urumva, ibyo mvuga si ibyo avuga, uwo nkorera si wakorera. None se umuzimu n'umukristo bakorera umuntu umwe? Kandi we mbere yuko ajyayo cyane nyuma yuko avayo baragaragara ari ku isi, sibyo? Usaba ari ku isi bose ni abantu. Ushatse kuvuga ko abantu bose bari ku isi atari abantu? None se ikimenyetso si kiriya? Wenda nuko ari we wabivuze, abatarabivuga se bangana iki? Aho niwo nshaka nuko tuzamutumira akaza akabidusobanurira neza. Oya, ntuzamutumire. Nzamwurire. Oya, ubu butumire ndabwanze. Uzamutumire wenyine, uzatumira abazima umpamagare, ariko umuzimu ntuzamutumire. Kabandi bakorana nawe, abandi ni abandi, tumwihorere. Uzamutumire ku bwawe, yewe sinzaza. Njyewe ukimara kubimbaza ubwo maze kubona ko hari abantu benshi bafite amatsiko. Erega impamvu nkubajije iki kibazo, urumva ibintu biciye kuri cano zirenze imwe ebyiri eshatu, umuntu avuga ngo nakubwiye ko ndi umuzimu nono bayi nono tayi. Ariko ibi bintu nige narabyumvise jyenyine. We ntago ari wewe. Nono bayi nono tayi nono ziyatayi, ni nako bamwita. Ariko ubundi ko ku buryo n'abana muri karitsiye uba wumva bavuga ati nono bayi ndi umuzimu. Rero byakugora kumufata ngo uramutumiye usutuga, ariko ubundi nkubaza vayo hubwo utumira abazimu. Igewe erega buriya nshuti yanjye ifi yawe ase koko ni umuzimu. Reka nkubaze nshuti yanjye ifi yawe nubashya amavuta kuriho, buriya aha hantu twicara kuri iyi mihanda, kuri izi mbuga nkoranyambaga, hari igihe ujyaho ukagira ngo ugiye gutwika, ahubwo bigasoza witwitse. None se ko nzi ko umuzimu utamukoraho kandi uriya wowe ukaba wamukoraho, ubwo ni umuzimu ko? Ubwo abazimu ba 2026 niko bameze. Oya, nukuri ntago turi hano ngo dusetse abantu, ariko turafashe n'abantu kuva mu rujijo. Oya, none se wenda abazimu bo muri iyi generation bakorwa nibaza ubundi nzi ko umuzimu ntagira inyama n'amaraso, ntago wamukoraho. Niko bibiri muvuga. Njya mwumva akivugira ati ngewe ndiwe. Nimba rero abazimu wa mugani bo muri iki kinyejana umuntu abakoraho bigakunda, ntabwo ndabimenya ibyo ari byo. Urumva mana yanjye biragoye, ariko kandi nanone tuba turaha tutahibereye, tuhabereye n'abandi bibaza kuri ibi bintu. Reka duse n'abagana ku musozo, dupfundikirira aha ngaha. Murumva tuzagaruka, Imana ibaha umugisha abantu bose badukurikiranye kuri ubuzima mu mwami, kuri mama bimenyetso. Iyo ni channel yanjye nshyiraho ibiganiro, Ifi Yawe TV. Muhabwe umugisha mwese mudukurikirana mudukunda, hanyuma turabashimiye. Ngaho se isengesho n'ubundi tuzagaruka
ntabwo twayarangiza. Yego. Senga isengesho usengera abantu b'Imana. Turagushimiye mwami Yesu, turaguhimbaje kuko watumeneye amaraso yawe. Haleluya. Kandi amaraso yawe nayo igiciro cyinshi. Umuririmbyi yararirimbye aravangwa aruta ayaberi, aruta y'inka, aruta y'intama. Nekora sakotangozonema. Mu izina rya Yesu turaguhimbaje kubw'ibi biganiro abantu bose badukurikiranye. Ndinginga Imana kugira ngo bahabwe umugisha. Abarwayi rero, abantu barwaye, haleluya, abantu barwaye, nkuzi neza kuri muganga, ubavure kandi ubutabazi bwawe bugere ku bibanze. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen.